none nyita ntekereza ko ari uwari warambwiye kwaje ndavuga se uzika ariyo mpamvu none ndavuga yo mwihera shawari baraguye kwere kuko umutima wabimbwe nahise nkashyira hasi iki kirancika kuko nikahagararaga kari kameze nk'akagozi wajya ngo nta nano kari gafite gakora ni nko gufata akagozi ukazunguza cyangwa urabona ishami ry'igiti ukarizunguza cyangwa ni nko kari kameze nka gutya nkuko wazunguza gutya. Mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana inyembabazi, turagushimiye uyu mwanya, turagushimiye kuko uri Imana, turagushimiye imbabazi zawe, dushimiye ineza yawe Imana. Ari benshi aya masaha batabashije kuba bakiriho, turagushimiye twebwe duhumeka Mwami Imana, turagushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kuko waturinze, tugushimiye kuko tugeze hano amahoro, tugushimiye Mwami kubw'ubuntu bwawe kuko uri Imana ishobora byose kandi uri Imana inyembabazi nyinshi. Uhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru, tugirire neza kandi utugirire imbabazi, uturebe mu maso yawe Mwami kuko uri Imana ishobora byose. Icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru. Amen. Twongeye kuguha ikaze kuri Karuhura TV. Ndakeka tumaze kubishuti aracyari Samuel. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Shima Imana kuba yaturinze. Yego. Mu bibi ni byiza tutegetswe kwishima. Ko ngo niyo umuntu atayishima ibiti n'inyoni iyo byo biracyavuga birayishima. Kuba ugendana imbago ntago byayitunguye. Irabizi. Kandi umubyeyi ahana umwana we uko abishaka. Yego. Bivuze ko atari kuvuza ngo sinde umwana wa. Icyo gihe twashaka abavoka tukareba ukuntu tujya kuyirega. Ariko kandi nyine ntago ari Imana iregwa kuko na manda yayo ntirangira. Nuko twinjiye mu kiganiro cyangwa se mu buhamya bwacu igice cya kabiri. Njye ni Samuel nk'ibisanzwe, imbere umwari wacu aracyari Sanyu Margaret. Hanyuma rero ubwo duheruka cyangwa se aho twanze iki gice cya mbere, wari umaze kutubwira inzira ikomeye waciyemo, ubwibone wagize, yego, ugasuzugura Imana, ugata umurimo wayo, n'uburyo wari umukire uteganya kugura imodoka. Ibyo byose abantu bakurikiye igice cya mbere barabyumvisha. Hanyuma twashoje umaze kutubwira uburyo ki covid rero yari ikize, ariko ikira usigaranye uburwayi bw'akaguru. Ese kurwara akaguru ni covid yabiteye? Covid yavuye mu hahandi batubwiraga ifata ijya mu kuguru. Kurwara akaguru ubihuza gute no kuba ari uko wanze kumvira Imana? Urakoze. Mbona niyo ntangiro cyangwa byari inzira y'Imana kugira ngo isoze umugambi wayo. Yego. Kugira ngo inyiyereke ko tudahwanyije ubwenge. Yego. Narayirwaye nyine bisanzwe nk'uko n'abandi bazirwaye, bamwe bagakira abandi bagapfa. Kuko urazi ko hapfuye abantu benshi. Yego. Akaguru nako ndyamye Nyarugenge mu bitaro bya Kigali. Kahita gafatwa. Yego. Ndyamiye urubavu rw'iburyo. Kanga guhaguruka, kanga kweguka. Kanze kweguka nibwo nabibwiye muganga, arareba aravuga ngo ni angere. Indwara yitwa ngo angere. Yego. Nambwira nirebe njya ngere sinzi yariyo. Arangije arambwira atari ko se aka kaguru ni none se nta hantu wakomeretse? Kuko nta hantu na hamwe nigize nkomereka. Arangije aravuga ati reka tuvure covid kuko ntabwo hano tujya tuvura indwara y'amagufwa. Tugushakira igitanda CHK cyangwa Kanombe. Ari umudogiteri wo muri covid wabimbwiraga. Nambwira ati nta kibazo. Ku buryo no guhagarara no kujya kuri toilette byabaga ari ikibazo, ko ari nko guterura bagashyira mu kagare. Nabwo kukavamo kugira ngo njye kuri toilette bikanga, kandi ari zira zo mu nzu. Bikanga nkabanza kubitekerezaho, nibwo nayijyagaho byari bigoranye. Ubwo nkaba ariko nshimira cyane abaganga bose banyitayeho muri covid hara Nyarugenge, bakajya ni kunshakira scanner
babonye covid iri kugenda imanuka barambwira ati rero reka tugushakire sikaneri CHK barebe ikibazo ufite mu kaguru. Okay, tutarava Nyarugenge ngo tugere CHK, shushanyiriza abantu uburyo cyo kuguru kwawe kwafashwe. Mbere yuko tujya tuva Nyarugenge, ukuguru kwawe kwafashwe gute kugira bigere kuri urwo rugero mu gihe gito? Kwafashwe kuma hasi ikirenge. Kuma? Yego. Ikirenge cyarumye kiruma kandi ariko gisa umukara. Kiruma, ikirenge kiranyunyuka ariko hejuru hano ho hasigara ari hazima. Hejuru hasigara ari ikirenge nicyo cyabanje gufatwa. Ikirenge nicyo cyabanje gufatwa. None kwa kunda ho cyaryamye hahise hazaho ubwoya. Kwa kundi uko cyaryamye, kwa kundi umuntu aryamira urubavu, hazaho ubwoya. Sinzi nimba warigize kubona ikijumba cyaboze cyangwa voka cyafuritse, uzi ko kizaho ibintu by'imisatsi. Noneho hahandi cyaryamiye hariho ikiziga kuva ku kirenge kugera kuri ka kantu nk'aka ngaka kano kabaho akabombambari. Akabombambari, yego. Icyo kiba kishi nacyo cy'umukara ariko hanyunyuse ariko ho hasa umweru. Noneho muganga araza arahakoma. Ubwo turi muri covid ndakindi Nyarugenge. Noneho hakomye aravuga ati reka tuhegure turebe ukuntu hameze. Ukabumbambari? Yego. Arahegura none ububabare bita buzamuka gutyo nkajya mbyumvira mu mutwe. Yego yaravuga ati kuko mana yanjye ati sesa kuko ikirenge cyawe cyajeho ubwoya. Ahita yambaraga. Noneho asa nkakuraho gutya kuyeho abona ibintu bimeze nk'ubwo byifuritseho bivuyeho. None yabigira gutya mu ntoki akabona mbese bibaye nyine nk'imisatsi ukuntu. Yakoze cyane avungagura bita bimera nk'ivu. Noneho ahakuye birongera nanone biragaruka. Bigahita bizamuka ukanya nyuma y'amasegonda. Ubwo arareba aravuga ati rero ati reka tuvura covid tugushakira igitanda. CHK cyangwa i Kanombe niho hari abantu bavura ibintu byerekeranye n'amagufwa. None se sanyu muri icyo gihe ntiho baratekereje ko wenda bwaba ari uburozi, kubera ko hari igihe abantu basenga cyangwa bigeze gusengaho hari uburwayi buza bakaba batajya kwivuza mu Kinyarwanda bavuga ko ari amasengesho. Ahari ntibwaba ari uburozi ukaba ubuhuza nuko wowe ushingiye uwo wahoze uri we, ukahita uvuga ati buriya ntabwo yari amarozi ahubwo nuko naranze gukorera Imana. Oya, ibyo Imana ntabwo nabitekerezaga bikereka. Hanyuma kuko utagiye mu Kinyarwanda rero kandi narinda aho ngaho kwa muganga njye naratekereje navuga se Abatanzaniya bandoze. Kuko ingi ikintu nahise ntekereza inyuma navuze se ko ntigize nsambana, gusa ndavuga se ko nabikoze rimwe nkahita nanatwita. Koko ibyo mbese nibyo nahise nkurura ako kanya. Reka si ibintu byavuye he mu by'ukuri. Ndavuga se ni Umutanzaniya. None nyita ntekereza ko ari uwari warambwiye kwaje. Ndavuga se uziko ariyo mpamvu. None ndavuga yo mwihera. Shawari baraguye kwere. Nuko nyita ntekereza ko disi yo mwihera gutyo. Ndavuga subu ko nta na nomero ye ngira, niyo nigize ntunga ngo muhamagare mubaze nimba ari wabikoze, nibura arebe uko abigenza ankize, nibura ngende mwihere. Nukuri nuko natekereje. Nibyo kumbwa ngo Imana yaravuze ngo yantumye reka ngo mama umuntu w'umuturanyi kuko ntabwo byari byemerewe kwinjira aje kugemura arasimama kuri gate ati ndashaka kureba sanyu uko ameze. None abaganga bakamubwira ati ameze neza ariko hakubitiyemo n'ikibazo cy'akaguru. Ati se kandi none ngo uwo muntu nyine njye nazaga mbibwirwa n'abaganga. Umuganga araza arambuga ngo akosa ngo wari ufite amaguru ngo ufite amaguru meza ngo umuntu wo kuri gate ko atubwiye ngo bya biguru byese ubwo birarwaye ngo reka ngo Imana nawe yabifite ikibazo ntibishoboka.
uwo muntu arangije aza kumpamagara aramubwira ngo bite, ndamubwira nti buretse ndi kumwe n'abadogiteri, ati nibagenda uze kumbwira yibihera uko, sinamubwira bitewe n'ububabare nari mfite ko numvaga nta n'umuntu ushaka kwitaba, numvaga nshaka wenda ungeraho gusa atampamagaye. Ubwo barangije kuvura korona, nyuma narwaye korona amezi 2 ikize, barambwira ati rero covid yarangiye, ati reka baraje bagufata ibizami kiraboneka wowe nyuma y'amasaha 5. Baraza baragifata, nubwo byabaga bigoranye bibabazanya, bamaze kugifata nkakomeza amaga ati covid yakize. Umuhungu arambwira ati harabura gatoya, barandika nkomeza imiti, barongera kumfata nyuma y'iminsi 2, barebye basanga ati ntayirimo. Ubwo ntayirimo nibwo batangiye kuvuga ati ninjye muri skaneri CHK. None ndibaza ukuntu ndi bugire CHK n'ukuntu meze, mbiganiriza umuganga arambwira ati hoya ambulance hano zirahari nyinshi ziragutwara. None numva ko no kujya muri karakagare cyabaga ikibazo, kugira ngo bangeze aho ambulance bahita bashyira muri ntuza muri transit. Irangije ikora iki, ifungutse usanga ambulance yahateye amapine, baranterura buhoro, kandi ubwo niko mfite sonde nayindi yari yarabyimbye ishikiriya. Inda yabyimbye kubera covid, ndabyimbye kubera ubwo burwayi, kubera sonde. Yego. Ubwo barangije tugeze CHK, bankishijemo nka 8 z'ijoro. Igisubizo nticyaza, gisigara CHK. Ndagaruka noneho buri munsi ngakomeza mbaze se basanze akaguru bimeze bite, bakanga kumbwira. Barambwira ati umuntu wagukishijemo yaduhaye nyuma ya week 2. Nyuma ya week 2 nge ndaba nkira aha ngaha. Ati none se ko ariko bimeze, tuzadukomeza tugutuntu tw'utubabare, n'ibya covid byo ntabyo ufite, warakize. Bararwaza Nyarugenge, bararwaza Biranga, bararwaza ariko mboroga, ndarira ndaboroga, narababaye. Kandi muri ubwo bubabara ndi Nyarugenge sinigeze nibuka ko ari abantu Imana yantumyeho. Ahubwo nibukaga ibyo ku Rusumo, nkavuga ati buriya ndamureba mu maso wasanga ari we wabikoze gutya, ngo ariko nta kundi. Abantu nabwo hango ku gitanda cya covid nabo bagapfa, ndezi iruhande rwanjye guri nkabona baratwaye barahambiriye ntumbaza aho babajyanaga. Ubwo week 2 zishize barongera bansubiza CHK, bongeye kunsubizayo nanone banjyana nko mu masaha 8. Bashubijeyo bankishamo, nabwo no gucamo nabwo birababaza. Igisubizo nticyangeraho, barongera bansubiza Nyarugenge. Kabiri nicyaza. Nabaze semuga ko shimye ko wangiriye neza, wanshugurikiye igisubizo. Ati rega, ati twaracyatse, baravuga ati uyu muntu ugomba kurwariza hariya, ni nta mpamvu yo kugira ngo kize, kandi hano n'ubundi nta kintu tuzakumara. Ntibasi mbwira icyo basanze ndwaye. Ati nta kintu yigeze avuga umudogiteri wo muri nonzo muri skaneri. Ubwo barangije arababwira ati rero ni ugushaka igitanda hano tukamuzana aha. Ati se afite abarwazi, mbese bamubaza ibintu byinshi. Ati hoya, ati ntabwo. Ubwo bamushaka igitanda CHK, kiratinda nabwo kuboneka, hari huzuye. Tugize Imana tukibona muri 4 gihari, barabahamagara, barambwira ati sati none uyu munsi uri bugende 4 z'ijoro. Barangije 4 koko bikora ari ukuri, baraza imodoka, nabwo ngenda muri ambulance, sinahita mitira muri 4 ahantu mu ruganda. Noneho byenyewe banjyana ahantu mu kato kanjye nyine, kubera ukuguru samwe nahaboneye igitangaza, nashaka kwibagirwa. Kuko covid yari yarakize, bagoye akato kishya. Bama nuzi se yarakize, harabo bari bemeje ko yakize, ariko nanjye kugira ngo nje mu bandi bagombaga gushyiraho akabo bakampima kugira ngo banjyane mu bandi bantu, kuko urumva ko nari mvuye muri covid.
mu bitaro bya covid. None bampaye akato, urabona icyumba kibamo dushe na tuwarete zino zo mu nzu. Yari inzu rwose ko icyumba cyari cyiza, kirimo amakaro, kirimo byose, ariko hari akaryango karimo tuwarete. Umuntu wahageze mu gitondo ni umupuranto ari gukora amasuku. Noneho nkajya mubaza ntirata, reka nkubaze, ntubu ukomeze gutya hano babigenza bate? None uwo mukobwa wakoraga isuku arandeba arambwira ati rero, ati sinzi ni kuko abandi bababaga hano ku ruhande bagacengezamo umugozi, noneho bakabacomeka ku muriro, nibakashyira ku mashanyarazi, ati ntago bijya bibabaza, ati ntago babara, bisinze ukuntu abaganga babigenza, ati kakagutigisa gakangura imitsi, ati ariko wowe ko mbona wumye cyane, none ku buryo bakubitagaho gutya bikavuga nk'ingoma neza gutya ku mubiri. Ambwira ati gibore kuko igice cy'epfo amano ko hari haraje gusinzira sinababaraga, ariko wazamukaga ruguru ku kaguru nibwo nabyumvaga ko hari umuntu unkozeho. Uwo muperanta wo mu gitondo akora amasuku aragenda, agiye kurumva ko begekagaho, muganga azandeba mu gitondo aramvura imiti, amana umuti w'ububabare rwose bisa nk'ibigabanyutse ariko ntibigende burundu. Noneho biba ngombwa ko nshaka kujya mu bwiherero, ndabireba, igitanda cyari kigufi pe, hano ni harehare, cyari kigufi ariko njye nkabona ni harehare, sinzi ukuntu ndi bugere hasi, ndibaza se noneho mana ndagira hasi gute koko. Mbanza kugenda manuka gutya bikanga, namanuka gutya nkumva akaguru ndimo ndababara, agasubu ndakora iki? Sinzi ukuntu nicaye gutya mfashe nk'inyuma, numva umutima urambwiye ati banza aka kaguru noneho ugashyire hasi. Noneho kuko umutima wabimbwe nahise nkashyira hasi, iki kirancika kuko nikahagararaga kari kameze nk'akagozi, wajya ngo ntanano kari gafite gakora ni nko gufata akagozi ukazunguza, cyangwa urabona ishami ry'igiti ukarizunguza, cyangwa nko gufata kari kameze nka gutya nuko wazunguza gutya. Ndamanuka, manutse manuka naba kakikubita hasi. None kikubise hasi wagira ngo ni nk'igufwa bakubise kwika cyangwa icyuma, ukumva ikintu kivuze ngo du. Ndababara numva ibintu byose binyuzuye mu bwonko, numva ubwonko bugiye gusandara, ndavuga ati ndapfuye mana we, ntingiye gupfira mwanga, narakubwiye ngo unyicire hara kuri covid urabyanga, n'ubuje kupfiramo muri aka kumba nta n'umuntu hari abaganga, ariko nta muntu n'umwe Imana yigize izana muri ako kumba muri uwo mwanya reka nkubwire Samu, sibyo mu by'ukuri umuntu arimenye ntago mbana nabi, reka nuko mbese ndibiri hanze ndisekera, naba ndi kubabara ndaseka, ariko inshuti zose zaragiye. Nutwaga ngo anyoherereje udufaranga kugira ngo tw'amayinite, nagira umpamagara ati ndi mu kazi, nakoraho ati ndi mu kazi, wakoraho ari wambwiraga ngo ndaza kukureba. Usibye umuntu umwe w'umupapa n'umumama, Imana gusiga ibaho umugisha, niwe wangezeho saa 11 avuye mu kazi. Ubwo ndikurura reba kuva aha kugera hariya nahagenza amasaha ye, kandi ngenda buyoka, kandi ari mu cyumba, muri icyo cyumba. Usibye urugi muganga yagombaga gufungura akinjira akanzanira imiti gusa, nta wundi. Ndakururuka buyoka ku makaro, nageze ntago nshaka kubyibuka, natangiye kwikurura saa 4 mvuye ku gitanda, ko telefone narayikanze mbona ni saa 4 gutya. Nageze muri dushe saa 7, uri kumva, saa 7 byanze, nta wundi muntu wari uhari, ni njyewe n'Imana gusa. Ndavuga se Imana, nakoze iki kugira ngo mere gutya? None nkabwa abarozi guki badapfa, abicanye guki badapfa, abisha abandi guki badapfa.
nisemana urimo uranziza wenda ko kubaga inkoko ko mbizi ku ihene ntayigondera ubu ndimo ndazira kubaga inkoko base ko aricyo navuga ko intoki zanjye ariyo maraso zakoze ko nta mwana w'umuntu nishe guki biri ku bintu biri kumbaho tangira gushinga urubanza yego komanda sinigira agatima ko kwibuka ibyo nabwiwe ndakururuka ngeze Imana mbamugezehe muri ya dushe ariko icyokere cyaneze wagira ngo nari mvuye nk'igitarama ndi kugera Nyabugogo n'amaguru ngezemo nabwo biba ikibazo birakwama kugira ngo nyifate nyige hejuru biranga nabwo ubwo si turi saa 7 nabwo biranga nta muntu n'umwe wahageze n'umuganga nibura ko narasengaga muto nkavuga ati Mana basi wazanye umuganga akanterura nibura akanyica reka ndayikura nakura toilette nkumvira nsanga nkavuga ati Mana ndi mwahanjye iyi toilette nikuka nundi barabimenya ko ari nje wakoze iki wayikuye nkora iki nakora ku igikuta n'amakara ndakora he kuno mukobwa wose yahahanaguye none mu mutima nkavuga se bagiye bareka bagiye bibuka yuko ari nabo babaye bakasigaraho bafata gutyo umuntu ngiye kumva numva umutima urambwiye ati rero fata gutya uhaguruke nari munini cyane ubu narananotse nafata nkumva biranze none uko byagenze binaniye nyita nubika umutwe muri ya toilette ndarira muri toilette mwimbere muri kiragi haraho bicara ndiriramo Mariya akajya atakara muri twatuzi ndaravuga se Mana nkora iki koko none numva akantu kaje mu gutwi nk'ivubi ati noneho fatisha akaboko aka kuko aka nta mbaraga zari zaragiye uruhande rwose fatisha akaboko akawurire rimwe none ngingira ngo ni umuntu uje arabimbwira ko nari meze gutya ndi muri toilette ndebye inyuma mbona nta muntu uhari ndabifata mbona koko bikoze iki birakunze ndicara ubwo maze kwicara kuva nkora ibyo nkora ntumbaze nimba ari amasuku nayakoze ntabyo nakoze ndavuga nti se wavaho so kuvaho nanone kiba ikibazo none nice numva ibintu bimeze nk'ibishyushye bimanutse aha numva nabwo ndarize ndarira muri toilette ndarira ngize Imana mbona niroshye hasi nanone cya kiguru kikubita hasi nanone ukumva ni nk'ikibuye bakubise hasi numva ikintu kiridonze nabwo ndababara ndarira kandi ubwicyokere ni cyinshi ndavuga se none ndagera kuri kiriya gitanda ryari ndikurura biranga none numva amakaro yabaye nk'ubuto basutseho ndirira ku makaro ndavuga ati Mana mbabariye ukankura aha ndongera ndikurura ngenda buyoka mbangeze ku gitanda nishyikira telefone ndebye kuri telefone isanga ni 10:00 rero urugendo rwose nakoze kuva mu cyumba kimwe nta muntu nta n'umuganga wigeze uza kundera nibura ngo amuduti twa 6:00 ubwo ngize Imana yo kabyara imbaraga zikavuga ati shati Margarita we kamuyambe nguterure ngujugunye hariya sinzi ukuntu nakuri igitana mbona kiransanze no nagikura nkumva kiransanze nkikuruye asa nk'ugisunika mbanda hagurutse geze ku gitana gutyo nyihagera umuganga barinjiye ati sesa uvuye he ku cyokere cyakurenza nari ndimo kujya hariya nise yuhamagara ati nahamagaye ndanaburo ahubwo nubeshya nari ndimo harandi kwandikira abantu ambwira ati niho narindi arambwira ati message wayibonye niyiki ntiya covid ni nayo nabonye ahita areba muri telefone yanjye aravuga ati nta covid urwaye yarakize ngiye kuzana abantu bagutera bagushyira kuri burankare umanuka usanga abandi muri kane niho hari igitanda namuga se ko muri kane abantu bapfa nanjye ngiye gupfa ko abaye abantu bapfuye ati hoya ati n'abazima batameze nk'abarimo ibyo ngibyo ariko mubikuraye ni umuntu kwapfa umunsi we wageze bashyiraho nabyo byari ikibazo ko nabwo ati mbere yo kunterura nabanzaga nkabitekerezaho ubwo barangije barantwara
baranjyana muri kane. Mpageze basanga nyine bashashe, baranterura bakiterekaho neza iki kiguru buhoro, ndababara ariko nyine ndihangana. Ubwo wibuke ko hahandi mu kato nta muntu wigeze uhagera. Ndaryama, nahageze ari nko mu masaa moya za nijoro. Mpageze gutya, ubwo mbona abantu bari gucacana bapfa. hahandi ugiye Yego, usanga abantu bari gupfa kandi nawe niho bakujyanye. none se Sani, imbaraga uzivana zo guseka? ni Imana ntabwo mbizi. Jewe ubanye ukuri kubuvuga nubwo ndi gucishamo nkaseka, ariko hari ndi kugira ngo nkumva afite ikintu, ariko wowe nkabona wowe urakataje urimo uraseka, wagira ngo inkuru uri kuvuga yabaye ku bandi bantu. Nuko abantu mbona bari gupfa. Ubwo bangejeje kuri kane, mbona umuntu wo kuri kabiri imbere yanjye, mbona arapfuye. Yari n'umwana kuwe bari banamubaza, kuko narabibonye bamucometsemo umupira, mbona arapfuye. Noneho mu gihe abaganga bose bamwirundiyeho, noneho haza undi nanoneho kuri gatatu, ambwira ati muganga ino ndebere, mama ameze nabi. Abaganga bigabanyamo kabiri bajyayo. Barebye nawe gutya ukuntu ngo bari bashyizeho amarida, ariko ari ukuntu wahengerezaga ukabona umuntu ngiye kubera kuko ari bamushyizeho cya kintu kijwigira, kandi narabibonaga ukuntu kiri kugenda. Njyewe ninjye wabyiboneye uwo nguwo, mbona umutima urahagaze, mba ndarize. None nyita mbwira umuntu twari twegeranye, yari ari aho ngaho kuko twese twabikaga ku kameza kamwe, ndamubwira ati kuriya muntu apfuye mureba, kandi ndi kurira. None ndaseka, noneho ndavuga ngo se we urababa ko niba wikoreye inusa, ko wikoreye ikintu cyabyimbye ahantu humye, ubwo ntabwo uri kubabara. None se ubu koko wagira ngo nkore iki koko? None ako kanya idakika imwe, kuko baratuvangaga habaga huzuye. Babo ngabo bamaze kubajyana babiri, numva inkuru, ntabwo ari amajwi, ni ibintu nabonye. Ngenda kubwira ibintu nabonesheje amaso, ntabwo ari inkuru umuntu yambariye. Aravuga ngo ariko uziko moruge zuzuye. Ndavuga ati ubu nanjye nipfa baraza kubwirana ngo moruge zuzuye, baranjugunya he? Ariko mvuga njye mu mutima, none se bari abantu ngo moruge zuzuye? Mbaza uwo muntu, burankunda kubaza, amubaza ntiwe ko moruge zuzuye bari abantu barabashyira ngo nibwo utabasha kugenda ngo urebe imirambo itondekanyije hari hanze, ngo hari nka magana. Noneho mu gihe gutyo ndi kubivuga, mbona ku 8 karabaye, no ku 8 undi n'abarapfuye. mbona umumama bamucometse ibintu, abadogiteri baje barimo barapomba, bazanye amapamba, bagize gute. Dogiteri aravuga ati mushyire amarido, bayashyiraho vuba. Nyuma y'iminota 3 aravuze ati byarangiye, nimutware mubwire n'umuryango. Ubwo uryamye muri kane, abantu bari gupfa, igisubizo cyawe nta kiraza. Okay, Sanyu urakoze cyane. Reka tubwire abadukurikiye ko Sanyu ni Sanyu. Ntabwo ikigande cyiza, ariko urumva ko ku bwawe ngomba kukimenya. Reka rero twanzikira hano igice cya kabiri, ariko nizere ko uhari. Ndahari, nta kibazo. Icyo cya gatatu nituyikenera tuzakibona. Igisubizo ntikiraza, aho uryamye abantu bari gupfa. Muri make nawe uribaza ati ko moruge zazuzuye, nzajya hehe, ndabaho gute, cyangwa se nyuma n'ipfa umurambo wanjye bari bubike hehe? N'urugendo rutoroshye. Imbaraga zo guseka wowe sinzi aho zikura, gusa Imana yaremye abantu mu buryo butandukanye, kuko ziriya ntabwo ari inkoni zisanzwe, ni imbago. Ubwo turabwira abadukurikiye, wenda ushobora kuba utarabonye igice cya mbere, ariko murabibona ko Sanyu agendera ku mbago, ukuguru ko ntako. Igice cya gatatu tuzabibereka, batagira ngo ndakwicare. Yego. Igihe hari ukuntu umuntu ahina gutya, agahina akabigenza gutya. Ubusundi mwagira ngo nuko nta kuriho, si bibaho. Yego, tuzakubereka.
gusa ntabwo byoroshye, kubera ntabwo Imana byoroshye, biroroshye. ariko kubera yo byose ni umugambi wayo, Yego. njyewe ntabura uko mbivuga, gusa ngo Imana izambabare ntizaca ukuguru. Ukomeze uyumve. Yego. Itwara icyo ishatse. Rero birumvikana ashobora kuvuga nitwara ukuguru ikatwara n'ijisho, ariko icy'ingenzi si uko itagira icyo itwara, icy'ingenzi ni uko twayumvira, icy'ingenzi ni uko twayiha umwanya, icy'ingenzi ni uko twareka ubwibone. Yego. Kuko ngo nta gihe ikibumbano cyabwira uwakibumbye ngo kuki wambumbye gutya. Rero inshuti za Karuhura TV, igice cya 3 kizaza nk'uko abitubwiye, tuzahabereka kandi nibwo tuzamenye ko igisubizo cyaje kivuga n'uburyo kiyavuye muri Canada apfuye. Mbega murahishiwe, ntabwo ari inkuru nziza, ariko ni nziza kuko watapfuye kandi ko ari umwana wahanwaga n'umubyeyi. Murakoze cyane. Murakoze cyane.